Ese ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose, ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, ariko murihangana twahinduye gahunda ho gato. Tugiye kujya tugira iminsi 4 yo gusoma ijambo ry'Imana birambuye, kuko hari igihe twajyaga tubanza kuririmba bamwe ntibumve ijambo ry'Imana, kandi ab'iki gihe dukeneye ijambo ry'Imana. Ubwo rero twabihinduyeho, tugira iminsi yo gusoma ijambo ry'Imana birambuye, tugire n'iminsi 2 yo kuririmba, tugire n'umunsi umwe dusome ijambo ry'Imana rigufi, dusenge birambuye, ibindi Imana iduhana umugisha. Reka dutangire dusenga. Data mwiza, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo rwawe, dushimye ko wabanye natwe ukaturinda. Mana wagize neza, warahabaye kandi waraturengeye. Icyubahiro ni icyawe ubu n'iteka ryose. Mana duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, tweze utuboneze rwose, twejeshe amaraso yamenye ku musaraba i Golgotha. Kimara kutubabarira, turakwinginze kugira ngo uzubane natwe muri uyu mwanya. Tugiye kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe ni imbaraga, ijambo ryawe ni imibereho. Twemerere umanuke utubwire icyo dukeneyeho, kandi unyemerere ritubere impamba muri uru rugendo, kandi riduhindurire ubuzima. Urakoze rero kumvishe gusenga kwacu. Icyubahiro ni icyawe n'iteka ryose. Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Byakozwe n'Intumwa ibice 5, umurongo wa 1 kugera ku murongo wa 11. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibya Ananiya na Safira. Reka nsome mu izina rya Yesu. Hariho umugabo witwaga Ananiya hamwe n'umugore we Safira. Agura isambu, agabanya ku biguzi byayo. Umugore nawe abizi, maze azana igice agishyira intumwa. Petero aramubaza ati, Ananiya, ni iki gitumye Satani yuzuza umutima wawe kubeshya umwuka wera, ukisigariza igice cy'ibiguzi by'isambu? Ukifite ntiyari iyawe? Kandi umaze kuyigura, ibiguzi byayo ntibyari ibyawe ubyigengaho? Ni iki gitumye wigira inama yo gukora utyo? Si abantu beshye, ahubwo Imana niyo ubeshye. Ananiya abyumvisha atyo, aragwa, umwuka urahera. Ababyumvishe bose bagira ubwoba bwinshi. Nuko abasore barahaguruka, baramukubira, baramujyana, baramuhamba. Hahise nk'amasaha 3, umugore we arinjira atazi ko byagenze. Petero aramubaza ati, mbwira, mbese ibi biguzi nibyo mwaguze isambu? Aramusubiza ati, ye, nibyo. Petero aramubaza ati, ni iki gitumye muhuza inama yo kugerageza umwuka w'Umwami Imana? Dore ibirenge by'abamaze guhamba umugabo wawe bigeze ku muryango, nawe barakujyana. Muri ako kanya amugwa ku birenge, umwuka urahera. Ba basore binjiye basanga amaze gupfa, baramujyana, baramuhamba hamwe n'umugabo we. Itorero ryose n'ababyumvise bose bagira ubwoba bwinshi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ritubwiye kuri Ananiya na Safira. Babeshye Imana, babeshye umwuka w'Imana, ariko twege twirinde kubeshya, kuko kubeshya ntabwo ari byo, ntabwo ari byiza. Imana ntibikunda. Imana itwiteho kandi tugirire neza. Kera abakristo ba kera ngo basangiraga, abakristo ba mbere ngo barasangiraga ibyabo. Bajyaga rero buri wese ku byo afite akazanira intumwa, zigaha abatagize ikintu bafite, bose bagasangira, bagasaranganya. Ndetse ngo n'ababaga bafite amasambu barayagurishaga, bakazanira intumwa ibiguzi, bakafasha babandi b'abakristo bandi batagize icyo bafite cyangwa b'abakene. N'ababaga bafite amazu, bamwe barayagurishaga. Mbega bakoreraga Imana mu buryo bwose, kandi bagasangira, bagafashanya, bagasaranganya, kuko nicyo kigomba kuranga abakristo nyabo. No muri iki gihe nibyo dukwiye gukora. Dukwiye kwiga gukuraho urugero. Umukristo nyawe n'ubundi asaranganya n'abandi, afasha abandi,
kandi ntiyikubire wenyine. Imana itugirire neza. Na kera rero niko abakristo bari bameze, natwe niko tugomba kumera. Ubwo rero Ananiya na Safira nabo bagerageje nyine ko kugira ngo nabo bafashe aba bantu batishoboye cyangwa abakristo b'abakene, nabo bagurisha isambu yabo, bajya inama nk'umugore n'umugabo, nabo bagurisha isambu bari bafite, baravuga ati natwe reka tujye gufasha. Ariko nubwo bari bagiye inama yo kubikora, babikoze batabikuye ku mutima, kuko iyo baza kubikora babikuye ku mutima cyangwa baramaramaje, ntago bari gutanga ibidashyitsi. Imana ibishaka ko niba ugiye gukora igikorwa ugikora ugikuye ku mutima. Ntago bari babikuye ku mutima, kuko iyo baza kuba babikuye ku mutima ntago bari kuzana ngo bagire ibyo bakataho. Imana itugirire neza. Ubwo rero umugabo niwe wabanje kuza, Ananiya araza azanira intumwa ibyo biguzi, ariko kubera ko Petero yari ari mu mwuka w'Imana umwereka yuko yagabanyije ku byo yagombaga gutanga. Arangije aramubaza, aramubwira ati kubera iki Satani yagushyizemo kubeshya umwuka w'Imana? Ni kubera iki wabikoze? Nuko arangije aramubwira ati iyi sambu utari wayigurisha ntiyari iyawe? Ese umaze kuyigurisha ibiguzi ntibyari ibyawe, ushaka ntuba wabigumanye? Kubera iki uje ku Satani ni umugome rero. Satani muri iyi minsi asigaye yarashyizemo abantu kubeshya cyane. Abantu basigaye babeshya muri iyi minsi, ariko ni ukuri Imana itubabarire. Abantu babigize nk'umuco, abantu basigaye babeshya, abantu basigaye biyemera babeshya, kandi ugasanga ahubwo umuntu arabeshya aranibeshyeye. Imana nitubabarire cyane. Imana itubabarire kubeshya, kuko Satani niwe uteza kubeshya, niwe utuma umuntu ahimba ibintu akabeshya. N'uyu mugabo rero Satani niwe wamwujuje kubeshya, aramubeshya, kandi yibagirwa yuko Imana ntahihishwa. Imana ni ukuri ntahihishwa, kuko niwe ibwira ngo uri kubeshya abantu, ntabwo uzaba uri kubeshya abantu, uzaba uri kubeshya Imana. Petero yaramubajije ati kubera iki Satani yakujujemo kubeshya umwuka wera? Noneho arangije aramubwira ngo ntabwo ubeshya abantu, ahubwo ubeshya Imana. Natwe rero twe kubeshya Imana, kuko twibwira ko turi kubeshya abantu, ariko ijisho ry'Imana, Imana ireba hose, Imana ibera hose icyarimwe, Imana izi byose, nta muntu ubeshya Imana. Nimureke bene data munkurikiye, twihane kubeshya, twirinde kubeshya, kuko kubeshya ni icyaha kibi. Murabona ukuntu Ananiya n'umugore we bagiye inama yo kubeshya, barangije bapfira rimwe. Imana ntikunda umuntu uyimenyera, Imana ntijya imenyerwa bavandimwe. Mureke kubeshya, kubera ko kubeshya uyu munsi byabaye, muri iyi minsi byabaye umuco. Ni ukuri nimureke kubeshya, kuko kubeshya ntabwo ari byiza. Ananiya rero arangije yahise agwa hasi, umwuka urahera, kuko yamenyereye Imana. Ntiyanavuze ati wenda Imana imbabarire, nyine urumva yakomeje gutsimbarara. Noneho n'umugore w'igihe aziye nyuma y'amasaha 3, urumva haraciye igihe kinini, nawe aza yunga mu ry'umugabo, kuko bari babiziranyeho. Ugasanga umugore n'umugabo bagiye inama yo kubeshya, babiziranyeho, barashyigikiranye. Ni ukuri Imana itubabarire, ntabwo kubeshya ari byiza, Imana ntibikunda. Wibwira kuri kubeshya abantu, ariko uri kubeshya Imana, kandi Imana ni ukuri nidukomeza kubeshya Imana izaduhana. Ariko nimureke duce bugufi dusabe Imana imbabazi, kuko uyu mugore nawe yunze mu ry'umugabo we, kuko bari babigiyeho inama. Ariko Imana igira uburakari, bahita bapfa ako kanya. Imana rero ntabwo igikunda umuntu yimenyera. Mwumvishe inkuru ya Nebukadinezari ukuntu nawe yashatse kumenyera Imana, Imana ikamwohereza kurisha mu ishyamba imyaka 7, arisha nk'inyamaswa. Mwumvishe ukuntu Herode yashatse kumenyera Imana, Imana ikohereza marayika akamugubanya aho yari yicaye, abundi akagwinya agahita apfa. Mwumvishe ukuntu Belishazari yari umuhungu wa Nebukadinezari
nawe yafashe ibyo mu rusengero akabinyweramo vino. Imana nawe iryo joro yarayapfuye. Ni ukuri Imana ntishaka umuntu yimenyera. None murumva kuntu murumva kuntu Ananiya na Safira nabo babeshye Imana, barangiza bagahita bagwa aho ngaho babeshyeye. Imana rero ntabwo ikunda umuntu yimenyera. Nimureke twirinde icyaha n'igisa nacyo, twirinde ikibi n'igisa nacyo, twirinde ikintu cyadutandukanya n'Imana, twirinde kubeshya abavandimwe. Kubeshya ntabwo ari byiza, Imana ntibikunda. Mureke dukiranuke ku gato no ku kanini. Bagiraga ngo ntawababonye, ariko Imana irebera hose icyarimwe. Nawe rero hari ibyo ubeshya, hari ibyo ukora, hari aho wiyemera ukagira ngo hari aho ucabiranye ukagira ngo ntawe ukubona, ariko Imana ibikureba. Nubwo abantu batakubona, ariko Imana ibikureba. Imana itugirire neza, twihane, duce bugufi, dusaba Imana imbabazi. Wowe uzi aho ukora aho wabeshye, wowe uzi ko ari aho wacabiranyije, wowe uzi ko ari aho wamenyereye Imana, ca bugufi usaba Imana imbabazi. Imana ihora ku ntebe y'imbabazi. Imana itugirire neza. Reka dusenge. Data mwiza, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kubwira ijambo. Mana, iri jambo ryawe ni impuguro ikomeye. Ananiya na Safira bashatse kubeshya umwuka w'Imana, kandi Imana ntaho uhishwa, urangije urabahana. Ariko twe duciye bugufi kugira ngo tweze tuboneze rwose. Mana, tubabarire aho twabeshye, abankurikiye bababarire aho babeshye, mu izina rya Yesu Kristo. Guhera uyu munsi bafata umwanzuro wo kujya bavugisha ukuri muri byose. Data mwiza, urakoze cyane ko turindira ubugingo. Komeza twiteho kandi tugirire neza, neza yaganzitike ku buzima bwacu, kandi ukomeze twagure mu buryo bw'umwuka. Icyubahiro n'icyabona iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana ikomeze bampera umugisha kubwo kumva ijambo ryayo. Nawe ubutaha. Bye.